Murabeho ndagiye ngiye ntawe nsize nyuma mw'abagore banjye mwese twaryamanye mwamaje kunyanduza sidamana nibyo ngo wikendi yamaraga kugera nkasohokera mu mabuwa ate mw'abagore mwese twaryamanye ishavu n'agahinda ndapfuye nyine uzi ko hasigaye ari umwanzi wanjye oya se aha murapfikisa oya buriya rero urabona atamitse mama queen ririmbana nawe tukiyambire amababa ariko yonzana urukundo shere twikundanira bizira ibizinga ririmbana nawe n'inzo urukundo chérie je t'aime je t'aime inuma ririmbana nawe oye kukumenya tukikunzanira urukundo amahoro n'amahirwe ku bakunzi ba Pasamanase ku bakunzi ba Venuste umeze neza meze neza nta kibazo urabona umujyi wa Kigali uratuje akavura karaguye mu kanya uzi ko umpamagaye nari nsinziriye uravugisha ukuri se nari nasinziriye okay hari ndimbo iyo kuvuga ngo Murabeho ndagiye yindirimbire aho wibuka ugiye nabuyitura neza ariko nayitura babandi bari cyakirondwe cyaheze ku nka cyakikaye wite harimo ba Delphine harimo ba Janete ba Nyiramenyo n'abandi akunyiramenyo uramuheruka we mbere uko nayiririmba uzi ko hasigaye ari umwanzi wanjye oya se aha murapfikisa oya buriya rero Manase iyo ugeze mu rwego rwo gukatira abantu ni ukuri ko abantu byagezeho mbona ko nakiri mu rwego nk'urwabo udufaranga mfite muri iyi minsi ndimo kudusigasira kuko njya gusobanura mama Sandrine ni ukuri kw'Imana mu ijuru ntabwo bariya mvuga ko ngomba gutamika nkabatamika nk'utamika icyana cy'inyoni icyana cy'inyoni kiyabuke kikadonda iyo wenda urabona ushobora gufata amasaka washyira nk'ariya icyaha cy'inyoni kiyabuke kikayadonda ntabwo barangeze igihe ngezemo ntabwo ngeze mu gihe cyo batamika mbatamike ntamike n'abana babo bwa rwego ntabwo ese watamitse cyane muri bariya ninde buriya iyo natamitse mama queen uravugisha ukuri ngo uri mbandirimbo rero mama queen usibye ko ndikiraho nta kibazo ndimbira yandirimbo turebe Murabeho ndagiye ngiye ntawe nsize nyuma mw'abagore banjye mwese twaryamanye mwamaje kunyanduza sidamana nibyo ngo weekend ajya kugera ngaho nkara mu mahoteli tuvuga twumve ngo wikendi yamaraga kugera nkasohokera mu mabuwa ate mw'abagore mwese twaryamanye ishavu n'agahinda ndapfuye nyine aha nuko uyizi wowe kugira ngo icyo nkunda nuko nta ndirimbo udafite nosiyo hari indirimbo ivuga ngo nzi yuko byangoye urayizi ubusenzi se mukatura naho twatura ngaho urimo twumve nubwo twatura mu misozi nk'inyoni mbone gusoza uwo mudamu ari n'inshuti yitwaga Victoire yego ubu ari i Bugande burya se ndanamusuje yigeze kungwa n'agacupa rwose ndanamukunda ngo rimbe ndimbe basi yafanaga APR burya yafanaga APR n'umufana wa APR cyane yafanaga APR twaburaga kwibuka yafanaga APR nanjye fana reyo ngo yikozemo turebe
abivuga ngo nzi yuko bya ngaho nzi yuko byangoye cyane anagoya nakutera inyumve neza mbonera ku musoro nkwiye kutera ubanza yumve neza ngendane nayo yego hari indirimbo nkunda cyane iyo ndirimbo urayikunda nayo akaba ari indirimbo y'umufana wawe ese buriya uramuruta mu myaka oya ndamurutura manasura ndamuta n'umwana afite ari nko muri za 50 ubwo uzimaka namuha ari nko muri za 40 ndamuruta bivuze ngo aranduta nanjye se arakorota nawe mba ndeba ndi umusaza sha arakorota kanze nyiguhe ukaririmbe turebe uko ugiye ukamuririmbira kahakira no kwitaki muri aka kahano ako kahano no hariya ko bivuye ikuyemo sirimo kwe kungoma mu misozi ririmbana nawe tukiyambira amababa ariko urukundo shere twikundanira bizira ibizinga ririmbana nawe n'inzo urukundo chérie je t'aime je t'aime inuma ririmbana nawe oye kukumenya tukikunzanira urukundo kukubona tukikundanira ikizinga ngo ni inyoni ndoshere byakunaniye reka turekera aho rero urukundo ni indirimbo y'urukundo sibyo ariko buriya iyo ukunda umuntu ugomba kujyana urukundo ntakuryarye nawe ntumuryango nzovu indirimbo igufasha iki se yumvise indirimbo ikimfasha ni kwa kundi ushobora gukundana n'umuntu mukiberaho neza nk'inyoni mukabana neza ntawe mukira undi iyo umuntu akubwira iti ndagukunda nawe tumubwira iti ndagukunda mukabaho neza buri inyoni zibana neza hari umuntu wambwiye ngo uyize tukubaza ikibazo uvuga ukuntu umushinga wakunguka vuba ari uko wakora irimbi aravuga ngo uzakore bije barebe ukuntu irimbi rya mbese ukora igenamigambi y'ukuntu washora mu irimbi kandi ntuhombe wabigenza ute irimbi ntabwo byahomba watangiza ngahe rero tubwire yego irimbi icyo gihe ubanza gushaka icyangombwa muri leta manza ushaka umurimo bwabyo cyangwa isambu nyine ni ukugura nk'umusozi ahantu hanini cyane wamara kuhagura nka hegitari zingahe ni nyinshi cyane ni amamiliyoni n'amamiliyoni ubutaka washora ngahe nyine banza uvuga ubutaka wagura ubwangahe ubutaka biterwa nawe ngiye gukora irimbi irimbi urikoze mu mujyi wa kigali ryagwenda cyane mu mujyi wa kigali nibura ubutaka burahenze ariko nkoze irimbi mu nkengero z'umujyi wa kigali nagura nk'ahantu nka miliyoni nka miliyari imwe nk'ahantu ha miliyari imwe mu nkengero z'umujyi wa kigali nkagura nk'umusozi miliyari imwe nayikoresha namara kwikoresha ubwo ngubwo noneho hari n'amafaranga imisoro ibiki byose kugira ngo bakwemere yuko nibura hari amafaranga utanga muri leta nawe ukayatanga wamara kuyatanga noneho ugatangira ukanasenga kugira ngo bapfe vuba vuba ugatangira ukanasenga none bapfe vuba vuba mbese ubwo uguze hegitari nk'izo abantu ntibapfe wahomba
ubwo bivuze ngo bafite irimbi wagiye usenga ngo abantu bapfe bapfanye kugira ngo n'abandi bacukura babone amafaranga. none ko warya vuga ngo ruriya abandi utakwibagiwe uramutse rukugezeho nanjye ndamutse mpfuye ryarimbi ryanjye nanjye barinshyinguramo. nuko hakunguka kandi icyo gihe umuryango wanjye niwo wanshyingura ngo nawe wakwishyura. ninde umuryango wanjye nawe wakwishyura. wibeshya ariko none umuryango ukishyura ndetse wakwishyura wowe bakwishyura umugore wanjye n'abana banjye. nizimo bakwirirwa bishyura ubwo icyo gihe irimba ari iryanjye njyewe nta mafaranga natanga. yaheze kutese ko wapfumaguritse oya nayatanga nanjye. Ubwo cyangwa baba bayatanze. okay Nzovu nibura waguha akabazo gasaba gutekereza ubonye ahantu bataye sheke iriho miliyoni 2 ukubyumva sheke miliyoni 2 ukabona amafaranga afatika ibihumbi 5 byako kanya bava gutoraguramo kimwe turagura ikihe njye nafata bya bihumbi 5 bicya miliyoni 2 nkazireka. kubera iki kuko ushobora kujya gufata ya sheke ishobora kuba ndi wayashyizeho y'amafaranga atazigamiye. we tuvuga arazigamiye ushobora no kujya yarazigamiye turabizi neza ayahagaritse njye nafata 5 bisanzwe byako kanya. ushobora no kugenda bagahita bagufunga. njye nafata 5 byonyine. hanyuma uti nyuma y'irimbi ngo wahita ukora roji kuki ibyo bintu bihuje bigira amafaranga ni business yunguka. niba yunguka utayikora zova buza amafaranga ya roji nta bushobozi mfite bwa roji. inzu ya roji irahenze. kugura za matora kugura za semerikwe zanze basasa kugira ngo inka zidatotsa amatora. ese kuryama muri roji gari kuba bari bunyare ku buriri byihore. ariyo kozemo ibaza none mu gihe cy'imvura ibyumba bya binuka batazanitse kugira ngo akazuba kazikubita. hariyo wakozemo njye nakoze muri roji nta kazi ntakoze. karavuna shaka karavuna. waryama agasangahe ukabyuka asangahe buriya muri roji akenshi nijoro ntabwo ukunda kuryama ko uba witeguye ko abakiriya bagukomangira. haba saa sita haba saa saba haba saa 10 baba bagukomangira. bakanagutuma nimba ari izo puridasi bakazigutuma nawe waba uzifite ukanazicuruza ku kanya aho ngaho. urazicuruzaga nawe nacuruzaga izo bitaga rifugadi. rifugadi puridasi ziva i Bugande zifite uduheri gutya gutya. turiya duheri tumaze ikiza turiya duheri akenshi umugabo iyo ayikoresheje bishimisha abagore. wibeshya shabyihore. nuko kazicuruza bagaranguye gute rero ukakura amangahe iyo cyo gihe curuza rifugadi agakarito nakaranguraga 1800 nakavanagamo 500 angahe nashobora kunka nk'ibihumbi 300 angahe. nabwo zigeze ngomba rifugadi ihomba gutari rifugadi nayigushaga icyo gihe nayigushaga 300. wayiranguye angahe se urebye nk'abagabungutse angahe njye naranguraga agakarito nungukagaho ibihumbi 300 angahe. ariko hari n'umuntu wazaga nijoro nkamugusha 1000 nkayigusha 500 700. muri make nta giciro wagiraga n'amasa nta giciro nagiraga. hanyuma mu gitondo batijya kumesa. kumesa ukabyuka saa 10 ukabyuka ugafata amashuka abantu barayeho ukakubitamo omo mwibase ukavuguta ukajya utuka. nawe wasasaga se? ni nanjye wasasaga. ubu urabizi? gusasa ndabizi. wowe wacurujeho udukingirizo ikindi yacurujeho ni igiki? kinacuruje oya nta kinacuruje ni udukingirizo ariko nanone umuntu yarazaga akanyaka icyumba yaba atari kumwe n'umugore akamwita inzovu banyitaga pepekare wanshakiye umugore nibura utarengeje aya nayo nkirukana nawe umukomisiyoneri nkagira nkamuzana bakabiguhembera nabyo. yanguraga Knowless cyangwa Primus. ariko nzovumura ko ati wenda Knowless tuvuge ko ikugura icyabiri sibyo aho kugira ngo ayiguhe ati ngo yifatu yinkwe no kuyagwa mu ntoki ibyiza ni bihe buriya ntamanase buriya hariho abantu ashaka kukugura inzoga ariko akaba ataguha amafaranga.
nyine ibyiza ni ibihe ubaye wihitiramo bibaye ngombwa ya nzoga yereka akayaguha ushobora kuba unashonje wagenda ukarya ku kavange ariko iyo umwatse amafaranga ajya atayaguha nta muntu ujya undi umuntu amafaranga aremera iyo nzoga akayikugurira okay hanyuma ikintu nshaka kubaza bivuze ngo ibyiza by'agakingirizo urabizi kuki wadushakiraga abandi wowe ukaba udashaka kugakoresha nanjye nagakoresha oya kuri ubu se kuri ubu ngubu utabeshye ndagakoresha ugakoresha ute si yo ko nabivuyemo ariko mbere nkibirimo naragakoreshaga kuko ubu ntabwo nkibigenderamo nta busambanyi ngikora yego aho ni sawa cyane nyuma ndashaka kubereza akantu kameze gatya ku myaka yawe ugiye kuza 53 sibyo iwawe urateka ntabwo nteka sinjya nanandike none urijyashye urugero nk'iri joro wariye he iri joro ejo hari kuwa kangahe ejo hari ku wa gatandatu ni umunsi kuwa gatandatu umunsi w'icyumweru ejo nariye akareti mvuye gusura mama queen nariye akareti imageragere nariye akareti k'igihumbi mwana kanoresi mpita nigendera n'ibyo biryo mperuka none se buri munsi ujya kurya muri resitora si mpamvu ndwaza tifoyide se na za mibe byose none ubu muzabishobora nzovu niyo mpamvu ugiye gusura n'umugore wanjye mama Sandrine akazantekera atantekera n'abana banjye bakantekera uba utarasubirayo mutarasubirana nta kuntu washaka umukozi ahubwo nagura imbabura cyangwa ngura akagaze nanjye guteka ngazambyiteye ntabwo uzi umuntu warwaye gaze wayikoherereje nese nyanywera inzoga ubu iki kiganiro kukireba ndabizi azakibona ngo banza umusuhuze umusabe n'imbabazi yagoye wamubwiye ko ushaka gaze ndabimukubwirira arayikoherereza kumbe wese yanywera inzoga Olivia gaze Olivia oya bamwita umutako live Olivia ndagusuje mu izina rya Yesu wamaye amafaranga kugura gaze yavuge nayo 50 ndayabona cyo gukora gaze iyo gaze nzayigwa ngiye gusobanura mama Sandrine Olivia ngiye gusobanura mama Sandrine mbikubwire ahubwo tangira ushaka umukenyero uzanyambarira mukobwa wanjye mama Sandrine tuzakora uko mu kwa gatandatu mu kwa mbere ndasobanura nawe nyamabondo ari amagambo yivugisha ngo twanditse urupapuro ari amafaranga ya mu 100 igisiraje n'urubitse ndagutwa nyamabondo hanyuma ugeze unavuga ngo hari umuntu urashatse ku ruhande ngo ajya haha ugenda uryeyo uwo muntu byaje kurangira bite mbwira uwo muntu byaje kurangira bite uwo muntu se uropanze ngo nta kibazo ngo ujya uhaha ateke ugenda ugiye kurya kugira ngo ujye muri resitora nimba ufite wa muntu ufite imbabura ufite amazi ufite byose umukubise 2,500 wagenda agateka ku kavange mugasangira ukarya nawe akarya ntabwo byaba ari bibi cyane kuko ibiryo byo muri resitora niho handi uzarwara tifoyide amibe ibyo byose uzi nirwara uranabizi waranansuye ibintu byambaye urabizi hanyuma reka mwibarize amibe abadukurikiye hari abashobora kuba birwaye batazi ko ariyo tubwira ibimenyetso bya amibe umuntu uyirwaye aba ameze ate amibe ni indwara iyo yagufashe ifata uruhu rwawe ugatangira ugatutumba ukishimashima ukagira ute ni cya gihe uba wariye ibiryo bitari byiza cyangwa bitagize gute amibe ni indwara mbi cyane nyine ibimenyetso byayo nyine urishimashima ugatutumba ukazana ibimenyetso ukagira gute cyane cyane bakanavuga yuko amibe irimo kunywa izi nzoga zirimo isukari ukagira gute nazo ushobora kurwara amibe hanyuma igiye muri toilette bigenda bite muri toilette ni urwaye amibe amibe si ubwo wokerwa mu kibuno nyine ndi kukubaza wowe wayirwaye tubwira ibimenyetso byayo ni ibihe njye ntabwo mu kibuno birabaho nese rundi wari ubivuze ko ubyibarije sembeze mu kibuno ntabwo birabaho kuri amibe kuri njye nyine wituma neza icyo gihe cyangwa wituma amaraso
oya wibeshya amibe wituma amaraso neza. hanyuma iri bikonje mu gitondo umeze ute? Ibikonje ibiryo umujyi wa Kigali se ibiryo bikonje wabirya ubivanye Kigali ko turya tukarangiza. Oh yes. Munda bemeze tuvuga ngo munda iyo kabiragonganye gute rero? Nacyo cyo kanja nkijya kikagonga baka natwicaye bakanyango ndasusa. Gute se? Ni cyarusoka. Kigufatana mu mugongo abakecuru nibo bajya kunza kurwango barwa cyarusoka we. Nanjye bwo njya kumikiyo kankumva kiragonze kandi ko n'umuntu akanyango ndasusa. Kikagonga gitese. Icyame bicyo ngiki. None se mu kirwaye ntikivurwa. Ariko nanone iyo kirwaye utabonye toilette ako kanya wakwinya. Oh yes. Iki ni kibazo cya amibe. Nose ntibirakubaho ngo kikugongane udafite toilette ngaho. Bijya bimbaho. Bikarangira wikoreye amayeri. Oya. Mweshko nkajya kuri toilette. Iyo utinze kujyayo ko bibagebaho. Ni pana wayi nyama. Oh yes. Karyoruka kubisoreza mu buriri ryari. Igihe nari ndwaye. Nejo bundi. Ariko twarutuzi. Umva twarutuzi nubwo biba bigaragara neza. Oh yes. Buriya tuvugisha ukuri. N'utuzi twarutuzi turaza nishuka uyanitse ntabwo byapfa kugaragara. Bakanzovu abantu bagufuriye amashuka wayatayemo ifumbire ni bangahe? Ifumbire yihese. Nyine iyo vuze. Washyize mwayo mazi uri kuvuga ni bangahe? Ni kwa Musa n'umukozi wabo. Ni wanyuma w'ejo bundi ninde? Delphine. Niho rero yarayaguze cyangwa n'amashuka rero namuguriye. Nuko nawe ugezeyo uryamye ntabwo ari ifumbire byo ntabwo bibari. Ugezeyo bigenda bite nyine? Natwo kubigenda gutya na gutya tubyegeye. Ndetse urumva koko umuntu ugufuriye ibire bindi bikurwa n'umuntu utasanzwe aba ari umuntu wawe gusa. Aragufurira wabigende kuri. Namuhaga amafaranga se. Aha. Kubyo yagufurira. Bose mbo mukubise 10 kujya. Kuki utabitse ngo wifurire? Kuki namuhaye 10 ryanjye. 10 ryanjye yo kuryamayo no kurara no kurya byose. Byose aba yabyihangana. Uso byose kureba ute? Nyine kurwara bibaho ni indwara cyangwa no kujya gute sense. Warabyutse ubona byakomeye uti ngo genda ufure. Yarafuze da. Okay, tugana ku musozo rero nzovu iyo rusoka ivurwa n'iki kuri utayivuza? Rusoka numva ko icyo cyoka kiba kigonze ni byandi twitaga na amibe. Na amibe undi turebe amibe bivuga ko ari inzoka. Ni inzoka umuntu arwara ukadiyara waba utinze kujya muri toilette utegeye toilette ushobora guhita ubikora ahantu waba uri ako kanya. Amibe ni indwara mbi ngo ituruka ku mwanda, ituruka kurya nabi, ituruka kuba wari mu maresitora. Wenda mu maresitora bafata amasahani bakayikugaburiraho amazi ajejeta bagahita bagushyiraho ibiryo mu mazi mabi. Simvuza amaresitora yose hamwe na hamwe. Ni hamwe na hamwe. Abafite amaresitora cyangwa amahoteli batanyumva nabi ni hamwe na hamwe. Ugasanga abagore ahubwo turebe abafite amaresitora mwakoze isuku koko. Nimba isahani muyogeshe. Okay, hanyuma utararenga. Uvuze ko amibe ishobora kuba impamvu y'amaresitora amwe namwe adafite isuku ihagije, sibyo? Kandi nawe nizo wigemara mu gashyekero nahe na mu karamba. Ariko nanone abakene bashaka kurwara amibe. Birashoboka nyine duhere nyine ko turebe n'abakene bafite utubati. Urabona hari ibinyenzi biva muri toilette. Uziko ibinyenzi ari ibinyenzi bijya muri toilette. Kiraza kikinjira mu kabati kikaba cyakora kuri asane y'idongo ihanaguye ugasanga nasubira naguhamagaye. Uramwitaba mbi cyakubwira? Ni Esther. Tukamwitaba. Ngaho mwitabe twumve niba atari yamarira. Alo? Esther. Bimeze bite? Sawa. Mbonye wari umpamagaye. Aracyari yo byo.
mu kiganiro ngiye kukirangiza nta kibazo. Sawa urunyeneye ndahira sha nzovu nemvuze ngo amibe nimba tuvuga ko iri mu maresitora n'ahandi hadafite isuku ihagije ukaba ukiriya mu karambo hariya nibyo nakubwiraga ndetse manase umukire harwa rya resitora oya amibe ituruka ku bintu by'umwanda byose abakeye bafite twa tubati bafite ayo masahani arahanaguye ari mu tubati ariko hari inyenzi iva muri tuwarete ikaza ikajya muri ka kabati igakora kuri ya sahani umukozi yayitegura ku meza umubosi yakora bya biryo biri mu bisuperi yashyira kuri ya sahani nawe arwara iki amibe amibe cyangwa ni tifoyide cyangwa ndimo kubyitiranya amibe na tifoyide ahubwo ni tifoyide tuvuga amibe noneho twebwe amibe noneho byose bituruka ku mwanda byose bituruka ku mwanda ntazavuge ngo amibe tifoyide ngo byandura ngo ni umuntu w'umukene ubirwara n'abakeye barabirwara. hanyuma mu mpera z'umwaka imihigo yawe ni iyihe? uyu mwaka tugiye gusoza cyangwa tugiye gutangira? turi gusoza imihigo y'uriya mwaka utaha. imihigo bari bumbwira mfite niyo gusubirana n'umugore wanjye mu masandire mu kwa gatatu nkajya kumusaba iwabo nta babyeyi afite, ababyeyi be barapfuye ariko afite basaza biwe nzajya kumusaba mu kwa gatandatu. ibyo urabyizeye? nimumara gusubirana mu kwa mbere mu kwa gatatu tuzajya kumusaba. harimo gusaba amasandire harimo no kugura akabanza. iyo mihigo uko ari ibiri Imana izagufashe kuyesa. reka dusoreze ahangaha. ni nabyo byiza kandi wakoze cyane ibyacu nakagaruka kandi Imana izabimfashemo imihigo mfite nzayigereho. Bye bye.